Muraho neza ikaze ku muyoboro mugari wa Early Scholars. Uyu munsi University of Rwanda yamaze gutangaza ibisabwa byose ndetse n'igihe application zifunguriye. Wowe ukurikiye iyi video icyo ugomba kumenya nuko hari ibintu ugomba kwitondera ndetse hari n'ibyo ugomba kuba wategura muri application kugira ngo application yawe izagende neza. Amanota fatizo byo abantu benshi bagiye bakomeza kubigarukaho kenshi mu minsi yashize ndetse no muri video nagiye mbakorera zitandukanye nagiye mbigarukaho. So iyi video y'uyu munsi ngiye kubasobanurira kwa mbere ubwo mwe muri tayari ku buryo application yatangira buri kimwe cyose mugisobanukiwe muri tayari yo gukora neza ku buryo amahirwe atabacika. So nkuko turi kubireba hano mu itangazo, University of Rwanda iramenyesha abifuza bose kwa applyinga muri University of Rwanda muri program za undergraduate mu makoleje atandukanye ya University of Rwanda uko ageze kuri 6 nkuko twagiye tubasobanurira muri video zatambutse. Nimba utaragiye ubimenya uragenda ujye muri video zatambutse uragenda urushaho gusobanukirwa byose. Guhera ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu kugera kuri 16 z'ukwezi kwa karindwi application izaba ifunguye. Nukuvuga ngo mufite igihe kigeze ku kwezi application zifunguye. So rero ugomba kubyitondera ukaba careful ku buryo niyo mpamvu mukwiye kwitegura mukabyitondera neza. Hano hari guidelines zigenga application uburyo ibintu byose bizagenda. Application izakorwa binyuze ku rubuga rwa University of Rwanda ari rwo batanze hano muri iyi link nkuko muri kubibona. Iri tangazo ndaza kubibahereza muri video description kugira ngo buri wese arigigerereho arisome ndetse no muri groupe ndaza kugenda ndibahereza kugira ngo murusheho kugenda musobanukirwa buri kimwe. So ku bantu bashaka kwa applyinga rero no kuntu biteye no kunguko guhera ku bantu basoje 2012 bagasoza umwaka wa gatandatu ndetse kugeza ku bantu basoje 2024 nabo nibo bantu bari allowed yo gukora applications. Hanyuma ku banyeshuri bari international nabo bazagenda bapplyinga ariko bigendeye ku mabwiriza agiye atandukanye muri kugenda musomamo hano. So iyi announcement muraza kuyibona kugira ngo buri wese asobanukirwe bigendanye n'ikiciro ariko barizwamo. Abantu batari kumenya neza ibintu bya reference number mu gihe cyo gukora application nibwo muzahabwa iyi reference number muri kubona ahangaha. Ikintu uzasabwa ni ukuyifata neza ukayibika kugira ngo bizagufashe muri process yose kuko ibi ni ibintu bisaba kwitondera. Ikindi hagomba kwishyurwa amafaranga 5,000 adasubizwa. Aya mafaranga azishyurwa kuri konte University of Rwanda izatanga. Mugomba kwitondera iki kintu. Hari bamwe bagiye babura amafaranga yabo bakishyura double bitewe nuko batigeze bakurikira neza ngo bamenye ngo aho kwishyura ni hehe hadakwiriye kwishyura. Nukuvuga ngo iyo University of Rwanda yatanze bank account muri Bank of Kigali ngo abariho abantu bashaka gukora application bari bujye kwishyura, wowe ukishyura ku agent amafaranga yawe ntabwo ageraho yagakwiye kugera neza. Bisaba yuko wishyura kuri banke ku yindi curo bigasaba gutanga 10,000 kandi wari wagakwiye gutanga 5 gusa ubundi application yawe ikagenda neza. So ibyo byose mukwiye kuba mwagakwiye kugenda mubyitondera muri iki gihe cya application. Ikindi iyo umaze kwishyura amafaranga ya application hano niko barakomeje babisobanura mu mabwiriza agenga application. Ni ukuvuga ngo mbere yuko wishyura amafaranga ikintu cya mbere ukora ni ukuzuza imyirondoro yawe neza ukabikora mu buryo bwiza ukabyohereza. Hanyuma nyuma yo kubyohereza naguhita wemererwa guhitamo ibyo uziga. Hama mukwiye kuhitondera ibyo ukwiye kuziga ubihitamo nyuma wamaze kwishyura amafaranga 5,000 ariko ibyo 5,000 iyo umaze kubyishyura ntabwo uhita ukora ngo choice bite bikunda. Urabanza ugategereza hagati y'iminota 10 n'iminota 15 ndetse hari n'igihe birenga bitewe n'ubwinshi bw'abantu bari gukora application. System ikagenda itinda nyine. Bisaba kwitonda ibintu byose ukabitwara neza ku buryo nta kosa riri bubonekemo bitewe nawe no kutamenya ngo ibintu biba bimeze gute. Ikindi ikintu ugomba kwitondera ahangaha iyo ugiye guhitamo faculty cyangwa se ubusheni y'ibyo uziga ugomba kumakinga sure yuko uri guhitamo ibintu bijyanye n'ibyo wize nkuko nagiye mbasobanura muri video zatambutse. Muri video zatambutse nagiye mbisobanura niba warize MPG cyangwa se PCM ugomba kuza ukajya mu bintu biri related n'ibyo wize. Ni ukuvuga ngo urugero ntabwo wajya gusaba
ntabwo wajya gusaba kwigisha indimi kandi warize MP cyangwa se PCM. Urwo ni urugero rworoshye mbahaye kugira ngo nimujya kureba nk'uko muri iri tangazo nabo babigarutseho, nimujya kureba ibyo mugiye guhitamo cyangwa ibyo mushaka kuziga, muzajya mugenda murebe muri entry requirements University of Rwanda yashyize hano ku rubuga. Ku rubuga hano ziriho abantu batandukanye basanzwe basura urubuga. N'ubu abantu bashaka kuza kumenya aho entry requirements ziri, muraza kuza mujye hano kuri website ya University of Rwanda, mujye kuri admission. Numara kugera kuri admissions, urabona hano handitse entry requirements by college. Hano hari college zigeze kuri 6 nk'uko muri kubibona. Buri wese arareba ese nimba narize ibintu bijyanye na education cyangwa nshaka gukomeza muri education, ndajya muri college. Uraza ujye muri college education, hanyuma kuntu wize college ku muntu wize indimi ndetse n'ibindi bitandukanye azajya kuri college iriya ya College of Arts and Social Sciences, ndetse arebe no muri College of Agriculture. Bamwe ubwo buri wese azajya areba bitewe n'ibyo yize. Abantu bize ama faculties arimo biology ndetse na chemistry, mwese muzajya mujya muri College of Medicine murebe, ariko n'izindi college muzisure bigendeye ku ma entry requirement yagiye arimo hose bigiye bigaragaza ibyo wemerewe. So izi entry requirements, jya muri comment wandikemo entry requirements nimba utarazibona, hanyuma urazihabwa. Ndaza kujya muri comment ngusubize nziguhereze. Ubaye ufite n'ikibazo ushaka kubaza icyo aricyo cyose, uranyandikiramo muri comment section ubaze, hanyuma tuguhe ibisobanuro birambuye. So dukomeje ni announcement ndetse n'amabwiriza agiye kugenga application inatangira kuri wa mbere kuri tariki 16. Muri kubona yuko hano hatanzwe uburyo amabwiriza agenga kwishyura ya mafaranga 5,000. Ibi byose babitangaza mbere kugira ngo buri munyeshuri wese making sure ko asobanukiwe ibyo agiye gukora. Muri kubibona kwishyura hakoreshwa uburyo bubiri. Hakoreshwa system y'urubuto ukoresheje telefone yawe. Ubu n'uburyo bwose bukora kandi neza bwizewe, ugakurikiza aya mabwiriza hano. Iri tangazo naryo muraribona kugira ngo iyi tariki izagere muri tayari, muri ready y'ibintu ya buri kimwe cyose. Dore nk'uko nabibabwiye hano barabibuza muri tangazo, do not pay through BK agents. Ntuzigere wishyura amafaranga yawe uciye kuba agent ba BK, kuko ibi ngibi ndi kubabwira ni kuri experience mfite. Nuko umwaka ushize ndetse n'indi myaka yatambutse, hari abanyeshuri bagiye babikora, ugasanga araje arakubwiye ati none se Elize ko namaze kwishyura ariko nge nkaba nari guhitamo faculties ngo bikunde. Ni ukubera iki? Ndamubaza ati se wishyuye unyuze hehe? Kandi n'abagiye mbisobanura, ahubwo hari igihe nyine usobanura ibintu bamwe ntibagende babikurikirana. Ugasanga baza ati nishyuye nciye ku mwagent. Hanyuma iyo waciye ku mwagent, icyo gihe nta kintu na kimwe kindi uririrwa ubaza amafaranga ubu yatwitse, ahubwo ikintu uba usabwa gukora ni ukwihutira kwishyura andi mafaranga 5,000 uciye kuri BK kugira ngo ibintu byawe bigende neza. So rero uyu munsi wowe dukurikiye, niyo mpamvu tuba twakugejejeho buri kimwe kugira ngo wirinde amakosa nk'ayo ya hato na hato. Yes, amabwiriza yo nababwiye ukwiye kwitondera, ni kimwe mu bintu ukwiye kwitondera. Ubaye uri mushya ku rubuga rwacu akaba rwa mbere ubonye channel, wakanda subscribe ukakanda no kuri like kugira ngo tumenye ko turi kugendana nawe akantu ku kandi. Hanyuma ikindi kintu ukwiye gukora nuko iyo umaze kubona ya registration number yawe niyo wifashisha mu kwishyura. Iyo ugiye kwishyura ntabwo ugenda uvuga ibindi, uragenda ukabahereza registration number cyangwa se iyo twita iriya reference number, ukababwira ko uri kwishyura amafaranga ya UR application witwaje konti ya BK, hanyuma ibintu bikagenda neza. Nkuko muri kubibona muri izi guidelines zisoza, nicyo kintu bari barimo basobanura ahangaha. Ikindi iyo ugiye gukora login ukoresha pini baba baguhereje, kuko iyo wayibagiwe bigenda bigorana. Irindi kosa rimwe mu bantu benshi bajya bakora nuko hari igihe bakora application ariko asanga yagiye atiteguye, connection itameze neza, gusanga ba generating reference number pini irabuze. Ibyo bijya bigora bamwe benshi, bijya bibagora. Hanyuma ikindi nanone cyangwa ugasanga byose biburiye rimwe. Iyo biburiye rimwe, iyo yongeye gusubiramo bwa kabiri baramubwira ngo your ID already exist, ntibamwemerere kugira indi procedure cyangwa indi step yongera gukora. Ibyo rero bikemuka gute? Bikemuka iyo ugeze kuri
umwe mu bakozi ba UR babishinzwe akagufasha kugikemura icyo kibazo. Hari abantu benshi twagiye dufasha mu myaka yashize nabo barabizi yuko bagiye bahura n'ibyo bibazo tukabafasha tukabagayidinga. Nawe niba ukeneye kugenda uhabwa ubufasha butandukanye muri application igiye gufungura, urandika inimero muri telefone yawe uyisevinga, urandika 0722178687, wandikeho Mysterize, hanyuma ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu ni ikigera umpamagare umbwira ati nkeneye ubufasha muri application. So ku yandi mabwiriza areba amawusheni n'amafacilities ngo nagiye mbigarukaho, icyo ni ikintu mukwiye kwitondera mu bintu byose mukwiye kwitondera. Ayo mabwiriza mugomba kuyahabwa neza. Entry requirements nabagendaga mbabwira dore ngiza ahangaha, umuntu wese uzikeneye nababwiye ko byose buri kimwe mu kinenda ndakibahereza nk'ibisanzwe nkuko nsanzwe mbahereza ibikenewe byose kugira ngo bibafashe muri buri kimwe cya application. So ngizi hano muri kubibona abantu bashaka kwiga za Bachelor of Science in Therapy ndetse na za clinic, harimo amawushoni yose hano arahari, ni document yose twayahurije hamwe kugira ngo biborohere, buri wese bimworohere kubona ibyo yahitamo bitewe nuko buri muntu wese aba yemerewe guhitamo ibintu bigeze kuri bitatu. Buri wese aba yemerewe guhitamo ibintu bigeze kuri bitatu. So izi document muri kubibona ngiyi. So ndizera ko nagiye mbasobanurira byinshi bitandukanye muri video zagiye zitambuka. So niba ari ubwa mbere tubonye ukaba taragiye byumva, ushobora kugenda ukazisura. Ikindi wibuke gusiga like na subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi ndetse n'izindi updates tubagezaho, yaba ari amakuru aboneka hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda kuri scholarship ndetse na job. Ciao ciao.